aramubwira ati ngiye gukohereza amafaranga, ati hoya ntuyashyire ku yanjye ndi mideni rya mokash. Hakubwo urumva mu izina rya Yesu turavuma uwo mwuka katikwa jina la Yesu Kristo. Umuntu arakubaza ngo utuye hehe, ngo urabona ngo iyo ugeze ngo ahantu ngo ku muhanda ngo uvaho ngo ukazamuka ngo wagera ku kayira k'iburyo ngo ukagatambika ngo wakarangiza ngo ukamanuka gato ngo ugera ku gipangu ngo ahantu hari sikariye ngo hari ku mifuka ngo ukazamuka kuri iryo baraza ngo warirangiza ngo ugera ahantu hari utuyenzi dutatu ngo natwo ukatumanuka ngo nawe wahagera. Suko ibyo bintu birasobanutse. Mubwira uti ntuye ku muhanda wa 215 ku gipangu cyanditseho nomero iyi. Turasanga ibyo bicaniro mu izina. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibicaniro bigomba kuranduka bigata agaciro, tukabimena agahanga, tukabituritsa umugongo, tukabirandura, tugatambagaza, tukabirangiza mu buzima bwacu. Haleluya, ebyiri nziza nziza. Ngo giye ko batampa mikrofone hinda gace we, natwe igihe twayiboneye uzakitubaza. Hinda gace ariko ngo urabona ngo iminsi mazaha ngo giyewe ko Yesu mazaha se wakoze iki? Hari cya 10 tuzi, hari amaturo, hari sengesho urasenga byibuze ngo usengere n'iteraniro. Kwigaburo ryera twari twumva ko usenga, ubundi dufite n'ikibazo kuri wowe utwihishemo. Ntiturumva ikorasi yawe, ntiturabona ukata umuziki yo tuwukata, nituzi icyo uricyo, uraducanga. Iyo dufashwa ntufashwa, iyo duhagaze uricara, iyo twicaye urahagarara, iyo twazindutse urakererwa, iyo dutashye mbere utaha nyuma. Ufite ukuntu ducanga. Iyo tuvuze ngo abantu batatu basenga ntiturumva usenga, ntiturumva ijwi ryawe, ntiturakubona utambuka ngo uture. Ubundi ufite ukuntu ducanga mu rusengero. Ubundi uri muntu kiro mu biho bwoko, uri gati ki. Shaka ikintu twanavuga byibuze tujyanye ururabyo rusororo, kuko dushobora gufata n'ururabyo wapfuye tugatinya kwandikaho ngo tuzahora tukwibuka. Ese tuzahora tukwibukira kuki? Hari n'ukuntu mupfa tugashaka amarira tukayabura. Ese turarizwa n'iki wakoze? Uduhombye iki gupfa kwawe? Usibye kuba dukonsomye turi gushaka isanduku nimva. Nataye nziza ngo unambarira abakobwa bakoze mariage. Ntufite amafaranga yo gutwerera abakoze ubukwe, ntufite nataye zo kubambarira. Ubwo urumva udakanura nk'itado washizemo peteroli. Ubuze n'igicaniro muri wowe byibuze ngo bakubwire bati uhagarara iruhande rwacu uhagaze nta daimoni ihagera. Erega muwe muretse gushakira gushaka udututi nonaha. Uretse ariko hinda gace. Natwe igihe tugakandagireho turakizi we. Ibi bintu twabimeneye amaraso. Ntubone mutureba nka televiziyo, twaharaho mutaturebaga. Urumva neza? Tonde. Hari abantu barwana intambara kuvuga ngo banyimye umwanya, banza ugenda uvugane na Petero na Yohana bakirije ikirema hanze y'urusengero. Hari ubwo bagikirije ku gatuti. Banza ukorere hariya tubanze turebe icyo urico. Niturakubona ukora isuku muri tuwarete, niturakubona uhanagura intebe ngo urashaka gufata mikrofone. Genda gace yandugu yangu. Urumva